ikaze inshuti bakunzi ba Talent TV tubifuriza n'amahoro ya Nyagasani ndetse n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2021. Nk'uko rero mumaze kubimenyera, Talent TV ibagezaho abantu bafite impano zigiye zitandukanye mu nzego zitandukanye, baba bafite urwego bavuyeho ndetse n'urwo bagezeho, kugira ngo badusangize natwe cyane cyane urubyiruko, kugira ngo tugire icyo tubigiraho. Niba hari bamwe muri twe bafite impano nk'izo ngizo, bumve ababashije kunyura mu rugendo kuva hasi kugera aho bageze uyu munsi, badusangize inararibonye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umujene ufite impano idasanzwe yo gukina football. Ni umwana ukiri muto cyane, aracyari umusore wo mu ikipe imwe ikinira hano mu Rwanda mu ma equipe 5 muri 5 majeur y'ama equipe yo mu Rwanda. Mufore ese ni ihe equipe yambara icyatsi n'umweru, Kiyovu Sport. Uyu munsi dufite umukinnyi wo muri Rayon Sport. Reka tumuhe ikaze abibwire, hanyuma turakomeza. Murakoze. Amazina ni Mutangana Derek, nk'uko bivuze ndi umukinnyi wa Kiyovu Sport. Mutangana Derek, tugaye karibu kuri Talent TV. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mutanga rero kugira ngo abakunzi bacu ndetse n'abakurikira Talent TV tuze kuganira neza, twagira ngo twibwire mu magambo make. Mutangana ni muntu ki? Ufite imyaka ingahe ko mbona ukiri umwana cyane? Kugira ngo 23. Bacari muto cyane. Mutanga, tubwireho gato biography yawe, wizeye amashuri angana gute, wavukiye hehe, bya bintu bikeya nyine, introduction uko byumva. Nta kibazo. Navukiye mu Rwanda. Yego. Mu karere ka Rwamagana. Yego. Mu murenge wa Muhazi. Yego. So nize amashuri yanjye primaire, nayigiye groupe scolaire Murambi. Yego. Secondary mu wa gatanu nibwo nahinduye ikigo ngiye gukora icya leta primaire. Niga Ikabare, niho nakoreye icya leta cya primaire. Yego. Secondary mwaka wa mbere nawize Nyagatare, Matimba. Yego. Mu wa kabiri niga mu karere ka Kayonza. Yego. Ari nabwo nasaga nkaho nangiye kariyeri neza ya football. Ku kigo bita Nyamirama Secondary School. So mu wa gatatu niga groupe scolaire Nsinda. So mu wa kane nize ku kigo cyitwa Lycée Islamique de Rwamagana. Yego. Ni naho nashoreje 6. Ariko n'ubu ndacyari umunyeshuri. Yego. Niga UTB. Yego. Ngeze mu mwaka wa kabiri. Birantunguye mu karere ka Rwamagana. Tumenyere ko abafutubareri benshi bo mu Rwanda ngo abenshi baturuka Gisenyi, ariko mu bantu bo mu karere ka Rwamagana murabona ko mufite impano ikomeye. Mutanga rero kuri Talent TV tuba tugira ngo dusangize urubyiruko rufite impano zitandukanye. Hari umwana ushobora kuba ufite impano yo gukina football, uri ahantu mu karere kamwe, ahantu mu cyaro, ariko ntagire umuntu umusangiza ubumenyi, wenda akagira ngo hari igishoro bisaba, cyangwa se umwana w'ahantu mu muryango ukennye akavuga se ko mfite inzozi zo kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru, nabigeraho. Niyo ntego tuba dufite, kugira ngo tubahamagare nkamwe muba mufite aho mugeze, nubwo haba hakiri urugendo, ariko musangize n'abana batoya ndetse n'abandi baba bafite inzozi zo kugera ku kintu runaka. Mutanga, tubwireho gato ku rugendo rwawe, ukuntu wisanze muri kariyeri y'umupira w'amaguru. Tubwireho gato kuva urangije primaire, ukuntu waje kwisanga mu mupira w'amaguru, uyu munsi ukaba uri no muri equipe ikomeye nka Kiyovu Sport. Murakoze cyane. So rero muri football ntago ahubwo ibifite akamaro ni bya bindi utangira uri muri primaire. Yego. Ndabyibuka nakundaga umupira cyane nkiri muto, nubwo bakundaga no twarabishwaniraga cyane, kuko urumva mu muryango n'abakinnye umupira ntago bakinnye ku rwego rwo hejuru. Yego. So urumva rero twahoraga tubishwanira, ajya ku ishuri nkagenda mfite umupira wanjye karere. Ndi umwe muri niba navuga ko ari amahirwe, nakinnye umupira wo mu muhanda. Yego, bimwe by'abana. Ariko ubu ntabwo bikibaho, ntabwo nkibibona. So
narakinye rero muri primaire by'abana talent nkeka ko hari naho abantu bayiboneraga ubundi banyitaga Rivaldo abakuru kuri njyewe njye ntabwo nari nzi abakinnyi so nkajyamo rero maranira kumenya Rivaldo ninde ni muntu ki so nkomeza kugerageza ndakina primaire urumva nari na kapiteni maze kugera mu wa gatanu kapiteni muri primaire ikigo nigagaho so nibwo naje gukomeza rero amashuri yanjye ngiye muri secondaire njya mu Mutara urumva nari ngiye kure ariko ntabwo byanciye intege so no ku kigo nagezeho banyakiriye neza babona uwo ndiwe babona icyo nshoboye nabwo baramfasha nyobora abagenzi banjye umva nari mutoya nari mutoya ariko babona icyo nshoboye akavuga na discipline bikamfasha so mu wa kabiri rero nibwo navuga ko natangiye gukina umupira navuga ko nyine ari ibintu byari bitangiye kunjyamo kandi noneho ntangiye no kubona ahantu mbarizwa nibwo ni mu wa kabiri nahinduye ikigo bifashijwemo n'umutoza wanozaga ku ishuri kuri secondaire no muri hari ibyo bitwa centre amasantere de formation ajya atoza abana bakiri batoya wagiye muri centre ya hehe Kayonza umutoza yitwaga Sami yaramfashije ubwo yiga mu wa kabiri muri secondaire Mutara mu wa mbere ngiye mu wa kabiri niyo wankuyeyo anjyana ku kigo bita Nyamirama secondary school so no atujyanayo turi abana benshi bakina umupira tuve muri centre ye kugira ngo n'icyo kiga gifashe natwe ubwacu tube turi ahantu dukora imyitozo badushakira umutoza mwiza nibwo icyo gihe nakinye n'amarushanwa y'abakiri batoya azwi mu Rwanda irushanwa rya Coca-Cola twararikinye tugera kuri finale ku rwego rw'igihugu so n'irushanwa rya Airtel ubwa mbere nakinye amarushanwa abiri ya Airtel irya mbere ntabwo byadukundiye twagarukiye hafi cyane ariko irya kabiri twitwaye neza nabwo tugera kuri finale icyo gihe nari ngina umwataka nari rutayizamu natsindaga igitego akunda umudefenseur so ni ibintu rero navuga byaramotivaga kuko nubwo nabibaga bagenzi banjye no kuri finale natsinze igitego mbona nyine ni ibintu byiza iyo uhura n'abagenzi bawe bagiye batandukanye bakiri n'abato muri ku rwego rumwe uhita ubona wowe urwego rwawe ni uruhe rero icyo nabwira abana bakiri batoya icya mbere ni ukuba ufite talent kuba ufite talent kandi ukabikunda ntagire ikintu kiguca intege noneho igikurikiyeho maze kubona ko wabishoboye ibyo ngibyo ugomba gushaka aho ubarizwa kuko nkiri mutoya ntaramenya aho mbarizwa ngo njye muri centre de formation nakinaga n'abantu banduta nkakina nk'amarushanwa y'imirenge ndi mutoya urumva abantu bakurusha imbaraga wavunika ariko iyo ubonye abana mukina muri ku rwego rumwe umenya naho urwego rwawe rugeze Mutanga ukiri aho ngaho watubwiye ko hari umutoza wagufasha gukuye mu urangije wa mbere akakujyana muri formation ese Mutanga hari uburyo bundi wari uziranye n'uwo mutoza budasanzwe kuko hari igihe abantu wenda bumva ko kugira ngo ajye no muri iyo formation hari ikimenyane cyangwa hari umuntu mwene wabo mujyanye hari ubundi buryo cyangwa we yaraje arakureba ku ishuri uko mukina akubonamo impano we gusa bari buza kukwegera cyangwa mwe musanzwe mufite ukundi kuntu muzanye cyangwa hari connection yabayemo kugira ngo uwo muntu akugeze muri iyo formation ya football connection navuga connection yabaye hagati yanjye nawe ni tara yambonyemo kuko ntabwo nari muzi nawe ntabwo yaranze gusa ndibuka kuko nakubwiraga ntarabigiraho mbarizwa nakinaga nyine mu bantu bakuru bari aho hari irushanwa bagita idicap twagiye kurikina i Kayonza tutwa tuvuye Rwamagana umurenge wa Muhazi tujya gukina nari ndi kumwe na mukuru wanjye niwe mfura yo mu rugo yitwa Bright turagenda nawe yakinaga umupira nubwo yaje kubivamo turakina urumva nari mutoya igihe narimo gukina kuri kabiri abona ndi mutoya abona ukuntu ndi gukina mbona nyine aje ku ruhande nandi gukinaho aranyegera
amamagara ndi mu kibuga tukirimo no gukina nyine ntago nari kumwitaho yego so match irangiye nibwo yanyegereye aranganiriza noneho icyo gihe ndabyibuka bamubwiye ko Bright ari mukuru wanjye yanga kubyemera kubera nari mfite igikuriro nyine nari mfite igikuriro mvuga ati reka ntabwo bishoboka so icyo gihe rero hashize iminsi mikeya nibwo yaje kudusura mu rugo ashaka nyine kureba imyaka mire n'umuryango nkomokamo aza mu rugo kudusura abonana na mama so nyine yibonera ukuri ni ukuvuga ngo nta hantu mwari muziranye ni impano yakubonyemo we aragukurikirana aragufata ubwo urangije segonderi uri muri iyo formation ugeze mu wa kabiri segonderi nyuma byakomereje kugira ngo umunsi uri muri Kiyovu kugira mbe ndi muri Kiyovu ndabyibuka ngeze mu mwaka wa 4 segonderi nagiye gukora test yari test muri Rwamagana City ikipe y'u Rwamagana ikina muri deuxième division icyo gihe cyari gihe abantu nyine mu Rwanda bari bamaze kugabanya imyaka ku bantu bakina mu cyiciro cya kabiri hatangiye gukinamo munsi ya 23 I think so nagiye mu test icyo gihe ndaperforminga ariko ku munota wa nyuma kuko hari abahungu benshi baramaze gukina icyiciro bamenyereye ntekereza ko nta nubwo ndi mu mubare w'abantu bari businye ariko hari umuhungu twakinaga umwanya umwe ku munota wa nyuma aza kugira ikibazo cy'imyaka agira imyaka myinshi biba ngombwa rero ko ari njye bahitamo byamaze no kumva mu mutwe njye numva ko ngari gukora imyitozo nkitahira bisanzwe ku munota wa nyuma mbona barahamagaye mbaye umukinnyi wa Rwamagana City numva nyine n'indi ntambwe nteye numva ndishimye nuko urugendo rwanjye rwatangiye muri deuxième division ntangira kubikina nk'uwabigize umwuga niko navuga so icyo gihe cyari muri segonderi mu wa kane batujyanye ku kigo Lycée Islamique de Rwamagana twara nyine abakinnyi bose bashaka kwiga bitewe na combination naho ngo batujyanye turagenda turiga uwo mwaka wa mbere nakinye muri Rwamagana City twese tuyizamura mu cyiciro cya mbere so umwaka wakurikiyeho turi mu cyiciro cya mbere ubwo nari ngiye mu wa gatanu ntago wangendekeye neza urumva twari tugiye mu cyiciro cya mbere ntago nari menyereye biba ngombwa ko bashaka abandi bakinnyi bisumbuyeho bazi icyiciro ukajya usimbura sometimes hari igihe no gusimbura bitabonekaga ariko mwagiye mu cyiciro cya mbere ariko kuri njye nkumva ngomba gukora imyitozo kandi nka performinga neza so ikipe iramanuka undi mwaka ndayikinira ngeze icyo gihe nari ngeze mu wa gatandatu ndayikinira nibwo nagiye muri bahamagaye mu Mavubi muri under 20 so turagenda turakora tujya muri kampu nabwo bansezereye ku munota wa nyuma kubera mu ikipe yanjye ngo ntabwo nari ndimo gukina ni uko nguko umutoza yambwiye baransezerera uwo mwaka rero nasojemo amashuri yanjye nta ekipe mfite urumva nari ndi umukinnyi wa Rwamagana City ariko umwaka wari umaze kurangira so nibwo rero nagiye gukora test muri Kiyovu Sport. Ninde waguhaye amakuru? Wampaye amakuru no kuvuga abantu bumva amaradiyo iyo umvisha radio rero ukavuga season igiye gutangira byanga byakunda amakipe ari gihe ako namwe ukoresha test icyo gihe rero namenye ko hari test ndagenda ndakora n'abandi icyo gihe Kiyovu Sport yatozwaga na Kasambo ngo Andre naragiye ndakora twari benshi cyane twari benshi muri 2018 ndagenda ndakora twakoze iminsi myinshi twakoze nk'ibyumweru bibiri so aranyegera arambaza aranganiriza ambaza imyaka ambaza mu rugo ni hehe icyo gihe ufite 21 aranganiriza mu rugo ni hehe ndamubwira wakinaga hehe muri Rwamagana ambwira ati courage
nabonye hari icyo ushoboye nshobora kugufasha ukazamura tara yawe, ndamushimira. Icyo gihe ariko bari bataradutoranya bazasinya kuko ndumva twasinye turi abana 5. Icyo gihe rero igihe cyarageze baza kunsinyisha, nibwo ninjiye muri Kiyovu Sport umukinnyi wabo 2018. Wow. Derek urugendo ni rurerure. Ni ukubona umuntu hari ahantu ageze ariko urumva habayeho kudacika intege no gukomeza kwensista gupushinga uti ngomba gukina uko byagenda kose, kubera umuntu aba yaraciye muri byinshi. Ntabwo wavuga utudetayi twose ariko ntabwo biba byoroshye. Mutanga kuva ukunda football kuko guhera wiga muri primaire wambwiye ko wabaga uri capitaine w'abandi bana muri secondaire, wumvaga ubikunda gusa cyangwa wumvaga ufite n'inzozi zo kuzakina muri equipe ikomeye yo mu Rwanda cyangwa se no hanze birashoboka? Cyangwa wumvaga ubikora nko kubikunda gusa ntabwo wumvaga ufite inzozi zo kuzaba umukinnyi ukomeye? Ntabwo narebaga televiziyo ngo menye iby'abakinnyi. Natangiye kubyinjiramo ndangije primaire. Just nakinaga umupira kuwukunda nkagira ishyaka kuko iyo natsindwaga narababaraga cyane. Nturye nijoro. Ubwo urasinye rero muri Kiyovu muri abo bana 5 mu 2018. Tekereza rero Rwamagana uje muri equipe nka Kiyovu Sport ikomeye ifite abafana benshi, shaka ibikombe iri mu cyiciro cya mbere, wabyakiriye? Urumva kontara yawe iyo uvuye mu cyiciro kimwe uvuye mu kindi. Nasinya kontara y'ikipe nka Kiyovu Sport, ikipe ikomeye, ikipe y'amateka. Numvishe ari ibintu byiza, nyine numva nteye indi ntambwe mu buzima. Ndavuga igisigaye ni ugukora cyane nkigaragaza, nkava aha ngaha njya n'ahandi mu yindi kipe nziza yisumbuyeho, haba mu Rwanda cyangwa hanze yo mu Rwanda. Ubundi numvaga nshaka kujya hanze y'u Rwanda. Icyo gihe niyo ntego naje mfite. Icyo gihe wasinye imyaka ingahe? Nasinye imyaka 2. Ariko umwaka wa mbere ntabwo wangendekeye neza kubera icyo umukinnyi aba ashaka ni ugukina. Icyo gihe rero ntabwo nabonaga umwanya wo gukina. Ndumva nakinye na match nkeya umwaka wa mbere, ntabwo nigeze mbona umwanya uhagije wo gukina. So umwaka wa mbere wararangiye, urumva habayemo abakinnyi bamwe barasoje amakontra, haza abandi bagenda. Nibwo nanjye navuze ariko icyo gihe na Kasambo ngo ntabwo yari akidutoza, yari yaragiye. Usigaye mutozwa nande? Hari umutoza witwaga Kirasa Ale, no bita Mutambirwa Jabiri. Icyo gihe ariko nabo umwaka wa 2 ntabwo bari bahari. Umwaka wa 2 bazanye undi mutoza witwa Burucaga, no bita Ruremesha Emmanuel. Nibo twakomezanyije umwaka wa 2. Mbonye baje ndavuga ariko kubera iki ntakora cyane nanjye nkakina. Rero hari umutoza witwaga Jabiri yajyaga ngira inama cyane, ambwira Derek urashoboye, we wicika intege. Hano hari nk'igihe babaga turi nko muri myitozo bagatora nk'amakipe 2, njyewe simboneke muri ayo makipe 2 umwaka wanjye wa mbere. Bica intege. Ariko akambwira courage, ntabwo ari uko udashoboye, ahubwo hari byinshi ukeneye kwiga. Nanjye nkabyumva nkibaza umuntu nk'uyu Mutambirwa Jabiri ni umukinnyi ukomeye, yakiniye Amavubi, yari umukinnyi ukomeye. Akanyankuraje nanjye nkabyumva nkakora sincika intege. So ku mwaka wa 2 rero nibwo natangiye kubona ko ibyo yambwiraga koko byari byo. Ngo ni nk'uyu mwaka utangira 2020 utangira cyangwa 2019-2020. Ni nabwo icyo gihe ndabyibuka season yatangiye ntakina. Urumva hari haje abandi bakinnyi bavuye ahandi bafite n'amazina. So umutoza ntabwo yankinishaga nyine kuko bari bahari, ndakora ntabwo nacitse intege. Urumva uwo mwaka wundi wa mbere 18 kuyibona byabaga ari ikibazo, ariko umwaka ukurikiyeho 18 nkaba nzi ko nyirimo kandi nkakora cyane kugira ngo mboneke no muri 11 babanzamo. So narakoze cyane rero. Ndabyibuka umukinnyi wabanzagamo twari turimo gukina n'ikipe ya Bugesera, abona rouge, yabonye amakarita 3 y'umuhondo, kandi ibonye amakarita 3 y'umuhondo ntabwo match ikurikiyeho ntabwo bikina. So match ikurikiyeho twari dufite
match na Rayon Sport twari dusigaye turi abadefanseri navuga ko ni batatu hari ni Cameroon twakinanaga n'undi mudefanseri w'umunyarwanda kocha adesiza ko ari njyewe uri bukine iyo match urumva yari match yanjye ya mbere ntabwo nagakinye match ya Rayon Sport ngo numva ni match ikomeye ni match ikomeye Rayon Sport na Kiyovu kocha rero adesiza ko ndi bubanzemo abakinnyi bagenzi banjye baranshyigikira bafite experience barambwira bati courage ni match isanzwe bifata nk'ibintu bisanzwe abatoza baranyegera baranganiriza nanjye numva mu mutwe koko nifitiye confidence ndavuga aha ngaha niho ngomba kugaragarira numva ni match birebwa n'abantu benshi hari abafana benshi nije muri match nyine numva nago akantu nyine kabura ariko iyo match mutangiye gukina iminota 2 3 5 uhita ujya muri match umukino warangiye baradutsinze umunota abantu badutsinda igitego kimwe ariko ku ruhande rwanjye na performance neza na performance neza ko igitego badutsinze ni kufura batereye navuga ni nka accident yabaye na performance neza match irangira nyine comment nyuma y'uwo mukino mu buryo wari wakinnye zari zimeze ni felicitation ari abakinnyi bagenzi bawe yaba ari abatoza bakubwiye gute ni felicitation bamerezaga bambwira courage wadutunguye ntabwo twatuzi kuri bukine kuriya babyitwayemo neza courage so match kurikiyeho ndumva ntabwo nayikinye icyo gihe twari twakinye na Marine iradutsinda baravuga kubera iki Derek tutamushyira mu kibuga nawe agakina icyo gihe nibwo natangiye kubona umwanya uhoraho mbatitireri ndakina match zose championnat icyo gihe ntabwo yarangiye kubera nibwo covid yarije covid-19 championnat irahagarara ihagaze tugiye gukina na AS Kigali ariko match njye usigaye ndi titireri biva mu gukora narakoze cyane ndihangana urwo rugendo rwose wambwiye kuva wiga primaire kugeza muri Kiyovu champion ihagarara kubera ibihe bya covid ni iki kintu cyagukomereye cyane wenda kimwe n'ubwo bishobora kuba ari byinshi cyane cyankomereye urumva ibintu byakugoye mbese muri urwo rugendo kuvanga ishuri no gukina umupira w'amaguru ntabwo biba byoroshye ubundi iyo ukina football urumva tuba twakoze akazi k'imbaraga biba bisaba rero ngo uruhuke hari nk'igihe cyo kuruhuka cyageraga tuvuye nko muri match mfite nk'ikizamini cyangwa se mfite classe urumva ntabwo nabaga nasiba nyine bikangora ariko umutima nkumva ndabishaka kandi nkabikora nicyo kintu cyakugoye byarangora nigeze kureba amakuru wasinye contrat ya 2 muri Kiyovu ni wayisinye ryari uyu mwaka utangira ndumva nayigeze kubira mu makuru nayisinye umwaka utangira uyu wa 2020 hano uno turimo 2021 nari mvuye bari barafunze icyo gihe imihanda kuva mu ntara bitemewe kandi byari byaramfatiye mu rugo Rwamagana ntabwo nandi muri Kigali so icyo gihe bamaze gufungura imihanda nibwo naje nganira n'abayobozi ba Kiyovu Sport turaganira mfite n'umanager turahura turaganira tureba ibishoboka tureba bagira ibyo banyemerera mbona ni byiza nanjye ndasinya contract y'imyaka 2 Derek ibyo bintu byose wambwiye waciyemo ni iki cyatuma udacika intege kuko mu by'ukuri ntibyari byoroshye kumara umwanya muri ekipe utaza muri 18 ugakomeza ukajya muri entraînement ugakomeza kubaha amabwiriza n'amategeko ya ekipe izo mbaraga wazikuraga ni iki cyatuma udacika intege uvuga uti ko tujya tubona abakinnyi benshi bakunda wenda kujarajara cyangwa se kureba ahandi we niki cyatumaga udacika intege njyewe nari mfite intego kandi nkumva ko nta kintu na kimwe cyatuma nayigeraho kuba ntakina ntabwo byari gutuma ko nakora
nkumva ko ikintu cya mbere gituma ngomba gukina nuko ngomba gukora cyane. Urakora cyane, igihe kiragera nawe ukabona umwanya wawe ugakina ukigaragaza, ndetse na discipline ikamfasha hamwe no gusenga. Ninde ukesha kuba ugeze kuri uru rwego rw'umupira w'amaguru? Ni benshi kubera njya no kujya muri iyo centre hari aho nari mvuye, hari abambonyemo tara bakajya banshyira no muri iyo dukina nyine muri abo bantu bakuru batari ku rwego rwanjye, hari abambonyemo tara kandi nabo baramfashije mvuye aho ngaho. Hari umutoza icyo gihe nararenga aho ngaho yitwa Tente, washobora kuba ntabwo akiri mu Rwanda, yaradutozaga icyo gihe mu bya nyine dukina imikino y'abana. Mvuye aho ngaho rero ngiye i Kayonza, Sami nawe yaramfashije cyane, muri Rwamagana City naho hari umutoza witwaga Kalisa François, niwe wantoje umwaka wa mbere. Navuga ni benshi, hari Kalisa François, hari iyo bita Nibizi bagiye mu mwanya wo gukina, hari Muhire Hasani. So ngeze no muri Kiyovu rero Kasambongo niwe wanyakiriye, niwe wambwiye ko mfite tara ashobora kumfasha kuyidevelopa. Ni benshi abangiraga inama, Mutaramirwa Jabiri, Kirasa Ale, Ruremesha, Burucaga, mbega n'abatoza bagiye bamfasha kugeza no kuri uyu munota. Turi gutozwa na Karekezi Olivier, na Kalisa François, na Kamarade baramwungirije, n'abantu tubanye neza kandi baramfasha ubuzima bwa buri munsi, bangira inama kandi ndakina. Ni ibintu byiza, abakinnyi bagenzi banjye, abakinnyi bakuru bangira inama tukaganira. Ibyo navuga ko byatumye ntacika intege. Urakoze cyane. Deri, nshaka kubaza, uyu munsi iyo urebye ubona waramaze kugera ku nzozi zawe? Nta nubwo ndageza muri kimwe cya kabiri. Niba urumva usigaje gukora iki, cyangwa urumva ushaka kugera ku ruhe rwego? Urwego nshaka kugeraho, numva nzakina muri Premier League, kandi ndumva bikindimo, kandi nzabikora kubera Imana. Imana igufashamo, natwe tugusaba umugisha w'Imana. Kwizera nicyo cya mbere. Ni ibiki umaze kugeraho kubera umupira w'amaguru? Rero byose nubwo ari impano, nubwo ari ukubikunda, ariko habamo n'amafaranga, murahembwa. Uracyari n'umwana watangiye guhembwa. Ntabwo uri umwana cyane, ariko nanone ndi umwana ukurikije. Urahembwa. Ni icyo umaze kugeraho ubikesha umupira w'amaguru? So icya mbere niga guhera umupira nawukinnye guhera muri segonderi, niga A level, ntabwo nigeze nishyura amafaranga y'ishuri. Ni umupira banyishyuriraga. So n'utuntu imibereho isanzwe mu buzima busanzwe. Urumva muri Kiyovu Sport ntabwo umwaka wa mbere ntabwo nahembwaga amafaranga nyine menshi, yari ayo kumfasha mu buzima busanzwe. Ariko ubu ngubu ntekereza ko hari byinshi, ndi ku rwego, nta kibazo, ndi ku rwego rwiza, ndishyurira, yameze neza, nta kibazo. Ni byiza cyane. Wigeze kumbwira ko ukiga muri primaire akenshi ntabwo ari ababyeyi bawe gusa, akenshi ababyeyi bacu b'Abanyarwanda benshi niko bakunda kumera, babumva iga. Ntabwo ababyeyi benshi bagatarasonekera ibintu bijyanye n'impano. Niba umuntu ashaka gukina umupira w'amaguru, niba ashaka kuririmba, bakumva ko bimeze nk'uburara, bagashaka kuvuga ati jya kwiga imibare na fizike n'ibiki. Ariko uyu munsi ababyeyi bawe iyo barebye urwego umaze kugeraho, nubwo koko ugifite urugendo, bakibuka, ntimujya muganira, bakibuka ukuntu kera bajyaga bakukubita bakubwira ati jya kwiga, uyu munsi bimeze bite, muganira gute, babifashe gute? Ababyeyi banjye ni abasirimu cyane, ntabwo mukumbuza umupira nuko babonaga ko uri kumbuza kwiga. Ko ndabyibuka ntiga muri primaire, nk'umwaka wa kabiri nasibiye kubera umupira. Njyaga nsohoka muri classe, amasaha yo gusohoka atararangira tukajya gukina umupira, bikandangaza cyane. Mama yari umuntu ukunda umupira mu buzima busanzwe, ko yajyaga ajya no gufana ku kibuga, yarabikundaga cyane.
ariko ubu ngubu iyo tuganiriye wumva ko n'ibintu yambwiye ati ibyo washakaga wabigezeho courage akantera courage kandi mfite icyo gihe nza muri Kiyovu bwa mbere mwaka wa mbere nsinya hari anko twabanaga nawe yaramfashaga cyane kuko urumva yari n'umufana wa Manchester ibyo umupira yabikurikiranaga cyane agasoma akamenya bipfira kandi ati courage discipline nyinshi bizaza nibagiwe kubaza mu ma equipe yo hanze ufana iyi equipe mu Rwanda yose ndi bikubaza umuntu wafanya kinamo njye mfana Kiyovu Sport hanze mfana Barca wow Derek rero urakoze cyane mu by'ukuri utubwira urugendo rutoroshye twumvishe ko isomo ry'ubuzima no kudacika intege ku kintu cyane cyane ukundi urakomeza ugapushinga ugashyiramo imbaraga kandi birangira ugeze ku ntsinzi Derek rero twagira ngo ise tubarize abakunzi bawe hari utuntu abantu baba bibaza tundi nyuma ya football bakavuga se uriya mukinnyi wacu cyangwa se hari utundi tuntu baba bibaza se Derek yagira girlfriend ntago ndinjira muri ibyo bintu yego ntago ndatangira kubyinjiramo mu buzima busanzwe iyo utari gukina football cyangwa utari muri entraînement ukora iki ukunda gukora iki ubundi njye nkunda kuba nibereye mu rugo nganira n'abashuti banjye rimwe na rimwe akenshi nkunda kuba ndi kureba amakuru nkareba movie cyane nkunda kurebera movie ubundi nkaruhuka nta yindi mikino ureba itari football ubundi nkiri mutoya niga primaire urumva umwana ataratoranya umukino runaka je nakinaga volley nanayikunda nayo urumva umwana akina ibintu byose so navuga ko ari ni volleyball wow Derek akunda kurya nkunda kawunga ni nayo nziza ku bakinnyi nkunda kawunga n'inyama ukunda kunywa iki nkunda amata wow Derek urakoze cyane dusa nk'abagana ku musozo nihe nama wagira abana bashaka kugira ikintu cyabo icya mbere ni ukubikunda kandi ukamenya tara yawe ushobora kujya muri football atariyo tara yawe gusa na tara yawe ntabwo ari wowe uyibona hari abayikubonera ariko iyo abantu bakubonye aho bati wowe ushoboye iki nawe urareba iri gukina uba urimo kubibona urabona kera hari ukuntu twatoranyaga tukiri batoya ugasanga abantu bose barabatoye hari umwana usigaye ahagaze urumva hari impamvu batamutoraga rero hari ibyo batamubonagamo ushobora kujya muri football wenda ushoboye basket ushoboye volley gusa ntago bivuze ko utapushinga wapushinga kandi wabigeraho ugakora kwihangana uza kubigeraho nyuma utanga turagushimiye cyane kandi tukifuza amahirwe n'umugisha w'Imana irebe ibyifuzo byawe igufashemo izaguhe kugera ku nzozi zawe uzabe successful nk'uko ubyifuza urakoze cyane ntabwo nasoza nifurije abadukurikiye abakinnyi ba Kiyovu Sport abasportifu muri rusange abayobozi banjye n'abanyarwanda kugira umwaka mushya muhire wa 2021 uzabere w'amata n'ubuki bazahahe baronke kandi Imana izabidufashemo muri rusange murakoze cyane Derek dukomeza no kwirinda COVID-19 ibyo ni ngombwa tumaze kubimenyera urakoze cyane